ndabasuhuje mwese abakurikirana channel yacu. Uyu ni wa mwanya twongeye kugaruka kuri channel Kiza Ubuzima TV. Amahoro y'Imana nabane namwe aho muherereye hose mu mfuruka enye z'isi, amajyaruguru, amajyepfo, uburasirazuba, uburengerazuba. Ubwo twebwe twavuga ngo turi mu burengerazuba bw'umugabane wakurya y'amazi muri Amerika, muri leta ya Kentucky, Louisville. Nimero mushobora kudushakiraho ni agasaraba 2408 776 98. Aba ngiye kubagezaho ikiganiro kuri Kiza Ubuzima TV. Uwo mugiye kuganira rero ni Ndereyimana Jean de Dieu, kuko ubushize twacumbitse ku nyama bita urwagashya. Twayivuzeho rero urwagashya icyari cyo, kwari inyama bita igisyo cyangwa se pankiriya cyangwa se ikibare, ndetse ayo mazina akaba ara y'iyo nyama. Ntabwo twasubira mu byo twize rero cyangwa twavuzeho. Ni amahirwe yawe kugira ngo ubu buhanga uba ukuye kuri Kiza Ubuzima TV. Iyo ukoze share ugasharinga kuri mugenzi wawe ubaye ubikunze, ugakanda like, icyo gihe uhora winjira kuri Kiza Ubuzima TV ukibonera byinshi, yaba indirimbo ku bakunda indirimbo. Wigiye Sawuli yabaga yugarijwe n'imyuka mibi, uwitwa Dawidi ngo yaramuririmbiraga iyo myuka igahunga. Indirimbo rero ni umugabane mwiza ukiza indwara z'ibihaha iyo uziganye ukaririmba. Ni indwara zikiza intimba ku mutima, aho naho urazihasanga kuri Kiza Ubuzima TV. Kuri Kiza Ubuzima TV uhasanga ibiganiro by'ubuvuzi gakondo, by'ubuvuzi karemano mu miti iboneka mu byaremwe by'Imana, yaba mu biribwa, yaba mu byatsi. Indwara iyo tukubwiye inyama y'umubiri runaka, mubize anatomy, ni ukuvuga ngo aragenda kumva inyama runaka bavuze akayikurikirana, ukabuza ibimenyetso byayo, ukabuza uko ifata. Icyo gihe biguha kumenya n'umuti ushobora kukuvura. Ntabwo ari ubwa mbere rero, ni ibihe tumazemo igihe kirekire mu kuvura, ahubwo mujye mubikurikirana kandi mubigeze kuri bagenzi banyu. Uyu munsi rero mu kiganiro tuganira ni ingingo ya kabiri ku ndwara zifata urwagashya. Urwagashya, ikiranga urwagashya ko rwarwaye biterwa n'iki? Ni ibihe bimenyetso? Icya mbere, urwagashya nkuko twababwiye ko muri iki kiganiro turi bucumbure ko urwagashya tugomba kumenya ibirufata, indwara zirufata cyangwa se indwara zituma rushobora kurwara bikaba byakugeza mu kaga ko kubura ubuzima bwawe. Icya mbere, hypertension ishobora gutera urwagashya. Rubagimpande ishobora gutera urwagashya cyangwa se igisyo. Nsubiremo, hypertension ishobora gutera urwagashya cyangwa se umuvuduko w'amaraso ishobora gutera urwagashya. Rubagimpande ishobora gutera urwagashya. Malaria iyo uyirwaye ishobora gutera urwagashya. Umuriro mwinshi iyo wawugize ushobora gutera urwagashya. Mwumve neza yuko urwagashya rushobora guterwa no kunywa inzoga, rushobora guterwa no kunywa itabi. Urwagashya rushobora kugira indwara ruzikomoye mu kunywa itabi, mu kunywa icyayi cy'ikawa. Izo ndwara zishobora gutera urwagashya. Nkuko twababwiye rero ko tugomba kumenya uyu munsi ibiranga ko urwagashya rwarwaye. Icya mbere, ntabwo uzamenya ngo ni hehe yarwaye, ahubwo uzatangira wumve umusonga mu ibere ry'ibumoso. Uzajya kumva wumve mu minimiri z'ibitugu, mu butiko aha inyuma niyo umusonga wandurukiye. Uzabitandukanya nuko umwijima ufata.
rufata. Umwijima uba iburyo, ariko twababwiye ko urwagashya ruba ibumoso. Urwagashya rero ikiruranga ko rwarwaye, icya mbere ruratumba. Noneho urwaye urwagashya inda usanga imeze nk'ingoma. Mwumve neza, ugasanga inda yabaye nk'ingoma. Kuba urwaye urwagashya ushobora kugira umuriro mwinshi, ukagira ibyuya byinshi nijoro. Inshuti z'Imana, urwagashya murwumve neza. Noneho ibyo umwijima ushobora kuwurwara, nawo kuwurwara kwawo biba bikomotse mu bimwe mu kurwara urwagashya, kuko ni ukuvuga ngo ya misemburo twababwiye ntabwo ibikiba ikigeramo. Globule rouge ziba zaramaze kwinjira mu rwagashya, cyangwa se globule blanc. Icyo gihe rero nk'uko twababwiye, ni ukuvuga ngo urwagashya ibyuya byinshi, ushobora gutakaza ibiro, ukagenda utakaza ibiro kubera kurwara urwagashya. Wakora hano hajya guhera mu rubavu rw'ibumoso, nko hejuru y'urukenyerero, hagati hano mu gicamakoma, hagati y'icamakoma n'igifu, hirya nk'inyuma hejuru y'impyiko, wajya kumva hari nk'ibuye wagikoraho ukagira ngo ni ikibuye. Niyo mpamvu abantu benshi bavuga ngo ni igisyo. Icyo gihe iyo hamaze gutumba rero, igikurikiraho ni uko imitsi iturika. Mana yanjye, sinzi niba muri kubyumva neza. Icyo gihe imitsi iraturika. Icyo gihe nongere mbabwire, n'urushwima rushobora gutuma urwara pankiriya, cyangwa se rushobora gutuma urwara urwagashya. Rero iyo mu cyo twari tumaze kubabwira, iyo ibyo bimenyetso bibaye byinshi, ugasanga inda yabaye nk'ingoma, ugasanga habaye nk'ibuye, igikurikiraho ni uko imitsi itangira guturika. Imitsi igaturika. Icyo gihe iyo utabonye ubuvuzi bwihutirwa ngo uvurwe mu buryo bugaragara maze gukire vuba vuba, igikurikiraho ni uko rwagashya rushwanyuka. Iyo rumaze gushwanyuka rero, nta kindi, murumva ubuzima burahagarara. Amaraso aturuka mu mazuru, agaturuka mu kanwa, mu myanya yose aho uhumekera. Ni ukuvuga ngo no kwituma ukituma amaraso. Noneho rero nguko uko indwara zifata urwagashya, cyangwa se pankiriya, cyangwa se igisyo, cyangwa se ikibare, nuko ifata, nuko rufatwa. Rero mumaze kumva ibifata indwara y'urwagashya, rero ubutaha ni ukuvuga ngo tuzakurikizaho imiti ivura urwagashya. Imiti ivura urwagashya. Niyo mpamvu ukurikiranye Kiza Ubuzima TV uzabonaho byinshi. Ukurikiranye ibihaganirirwa mu ndwara zifata umwana w'umuntu, tuzajya tugenda tuganira. Mu badukurikirana, mumenye imiti mwakwibonera yo kuvura ubuzima bwanyu muramutse mwarwaye. Reka twongere dusubiremo. Ukora icyo bita like, ugakora ku kazogera, ugakora share mu biganiro wawe ubikunze, ukabisheringa kuri mugenzi wawe, ukabyohereza kuri mugenzi wawe. Abasubscribers bacu bamaze kujya batwandikira bati rwose dukunda gukurikirana Kiza Ubuzima TV, yaba Kongo, yaba mu Burayi, yaba Suwede, mu Burayi, mu Bufaransa, mu Bwongereza, mu Buholandi, mu mugabane wa Afurika, mu Rwanda, mu Buganda, muri Kongo Brazzaville. Iyo migabane yose baratwandikira, kandi benshi baradukurikirana bagakoresha ya miti bagakira. Kandi mu bantu bakize nabo mujye mubabaza, nabo bajye batwandikira. Yego baratwandikira kandi bajye batanga ubuhamya. Ni ukuri, ni byiza. Burya utanze ubuhamya uba ugaragaza yuko ibyo tuvuga ari ukuri. Imana ibahe umugisha, ibahe gukurikirana Kiza Ubuzima TV kugira ngo muzakire indwara nyinshi ziboneka muri iki kinyejana, kuko ikirere cyamaze kwanduzwa na Satani.
aragenda agakora ibibunda bya kirimbuzi, akagenda akangiriza ibyaremwe byose ku mugambi wa Satani, ngo bwacya ibintu byose yabitsonsobye byashize. Iyi myuka duhumeka rero niyo mpamvu yaburiwe imiti, yaburiwe abavuzi. Niyo mpamvu Imana igikingiye ubwoko bwayo kugira ngo bugende mu byaremwe. Niyo mpamvu muzakurikirana amagambo akomeye atwereka ko mu byaremwe arimo Imana yanyujije ibizakiza ubuzima bwacu. Muzabisoma mu gice cya 22 cy'ibyahishuwe, ngo anyereka uruzi rw'ubugingo, hakurya y'urwo ruzi hariho igiti. Icyo giti ngo cyeraga uko umwaka utashye, ngo amababi yacyo yari ayo gukiza amahanga. Mwumve rero ko ibibabi Imana yaremye iyo bibaye umuti ukiza ubuzima bwacu. Niyo mpamvu twahisemo kubazanira Kiza Ubuzima TV kugira ngo bibe umugisha kuri mwe, bibe amahirwe ku kwikirira indwara murwaye. Ngaho rero murabeho, naho ubutaha. Imana ibampere umugisha. Murakoze.